Haleluya. Nimukurikira uko Gacaca yagenze, yagaragaje ko abantu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi batarenze 1.5 miliyoni muri 8 miliyoni n'igice n'ubundi zari zituye u Rwanda. Bikubwira ngo uvanyemo 1 miliyoni yishwe na 1.5 miliyoni yishe, izindi 6 miliyoni zisigaye bari abantu bihungiye baragenda bayobewe icyo bakora n'icyo bareka. Siko byagenze. Innocent bystanders. Ndagira ngo n'abatari bahari mwe kujya mufata abantu bose ngo mugorobarize, ngo mubabumbire hamwe, ngo buri abahutu bose ngo bari barimo kwica, ngo abahutu bose n'abicanyi. Wrong. Kuko n'abantu benshi barokotse kubera ko hari ababahisha. Icyo muzakimenye mujye munatinyuka umuntu bivugira. Kuko abantu benshi muri iki gihugu cyane cyane urubyiruko mwumva nabi, bababwiye nabi, babasobanuriye nabi. Gusa ikibazo dufite cy'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda, ururimi rwacu ruraglobaliza, ntirukomatanye. Nshobora kugenda nkavuga n'abagabo babiri bari banyishe. Oya, n'abagabo bari banyishe, sibyo? Abagabo bari banyishe. Ubyumvise bashobora kuba bari abagabo babiri gusa, ukirukanka utabagabo bari banyishe, ukagira ngo abagabo bose bari bahagurutse bagiye kukwica. Ku rurimi rwacu rurakomatanye. Ntabwo ari abagabo bose bari bakwishe, ntabwo abahutu bose bishe. Abigishwa ba Yesu 9 barihungiye, bagize ubwoba barahunga. Iyo proportion niyo dufite no mu Rwanda. Buri umubare munini n'uw'abantu bahunze, umubare munini n'uw'abantu batishe, umubare munini n'uwagendaga bikomanga batari ku bintu birimo kuba n'ibiki. Ariko wibuke yuko harimo na 1.5 miliyoni. Ariko muri proportion, muri pourcentage bimeze nka biri. Muri pourcentage dufitemo Yuda wagambanye, barahari ba Yuda, ariko pourcentage niyo ngiyo. Dufitemo n'abandi bagerageje, barahanyanyaza, ahisha abantu, arahanyanyaza. Ageze aho ngaho nka Petero arananirwa akakubwira, tumva rero mvira ahangaha batakunyicira mu maso. Ntibyabaye. Ariko hari n'ababaye brave, baravuga ngo kugeza ku munota wa nyuma niba ari ugupfa turapfana. Hari abagabo bahisha abagore babo, baravuga toya mpaka. Hari n'abahisha abantu ageza ku ndunduro, hari n'abapfanye nabo. Ba Yohana bahagaze munsi y'umusaraba, ariko bari bake. Ariko nuhagarara munsi y'umusaraba uzumva iyo pourcentage uko ikora. Ba Yohana ni bake, burya na ba Yuda ni bake. Ariko ikibazo cy'ikibi, igitonyanga cy'uburozi kijya mu icupa rigahinduka uburozi. Igitonyanga cy'uburozi gifata icupa rya litiro yose gahinduka uburozi, ari igitonyanga kimwe. That's the power of evil. Izo ni imbaraga z'ikibi. Yuda umwe yarahagije mu bigishwa 12 ba Yesu. Yuda umwe yarahagije ngo agambanire Yesu hanyuma ajye ku musaraba. Natwe ba Yuda bacu bari bahagije kugira mu Rwanda rwose rucura imiborogo. Ariko iyo uhagaze munsi y'umusaraba niho bisobanukirwa neza. Nanone iyo uhagaze munsi y'umusaraba noneho nibwo umenya uburyo uhangana n'iyo si irimo ba Yuda, irimo ba Petero bahinduka, irimo 9 bagusiga kandi mwari inshuti, ariko igiramo n'aba Yohana bakuba iruhande kugeza ku ndunduro. Haleluya. Yesu ageze ku musaraba, isomo rya mbere dukuramo nicyo Yesu yahereyeho. Amaze kugera ku musaraba, Yesu yitegereza abo bantu bose. Yemye mbitekereza, arimo kureba abana bati uriya si wa wundi nazuriye umwana, bariya si babandi natubuye imigati bakayirya.
bariya si babandi, ariko arabitegereza arabareba. Muri Luka igice cya 23 umurongo wa 34, noneho amabanga 7 mutangire tuyige. Luka 23 umurongo wa 34, amagambo ya Yesu ku musaraba, amabanga yo guhangana n'isi iyi kubambye. Ikintu Yesu yahereyeho bamaze kumugeza ku musaraba, akitegereza abantu kugira ngo umujinya n'agahinda n'umubabaro na disappointment bitaza kumutwara umutima. Arabanza umurongo wa 34, Yesu aravuga ati, Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Haleluya. Iri ni ryo banga rya mbere ryo kugira ngo ushobore guhangana n'isi yo yakubambye. Nubu uri umukristo isi ikakubamba, muzitegereza batubanjirije bose, isi nitangira kukubamba uzige kuyibabarira, nibwo uzashobora guhangana n'umubabaro uzavamo. Abatubanjirije bose naho banyuze kandi bavamo abantu banesha. Uzanesha umubabaro n'uzamenya kubabarira abarimo kumubamba. Ukababarira mu gitondo, ukababarira nijoro ugiye kuryama, ukababarira kugeza igihe bifata. Wenda bamwe muri mwe mwicaye muhanirega murimo murabambwa, ushobora no kuba utendetse ku musaraba wawe uyu munsi. Fata abo bantu bakubambye, ukore liste yabo bababarire. Ngewe nkunze kubibwira abantu, iri sengesho rya Yesu ku musaraba niryo yahinduye ubuzima bwanjye. Iri sengesho rya Yesu ku musaraba niryo ryangize icyo ndicyo. Ubundi ngewe nakuze nshaririye cyane, nshaririye kuko mfite imyaka 5 bishe data, baradusenyera baradusahura, murananga abahutu. 73 baratwirukana, noneho urwango rumera irindi shami. 83 barandinganiza, nari maze kubona buruse yo kujya kwiga muri Amerika, noneho hamera amashami menshi. Ariko uwo mwaka ni Yesu yajemo mu bugingo bwanjye, ndakizwa mvamo umuvuga butumwa, ariko wuzuye urwango. Umuntu ashobora kubwiriza abwiririza hejuru y'urwango, ntibazababeshye. Ibi bintu by'amoko tubamo, abantu benshi babwiriza babifite mu mutima. Uzabona umupastor agenda ari umuhutu mu mutima. Ibyo mvuga mbifitiye gihamya, sindi butanga ingero nyinshi, ariko nibyo nzi. Uzabona benshi buriya nta nubwo iyo ndwara turayikira, icyo kigirwamana kiracyubakiye mu mitima. Nubwo tuvuga ngo ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda, ngo iki, abanyarwanda benshi muracyari abahutu, abandi muracyari abatutsi mu mutima. Mubisengera hejuru, mubihagirizwa hejuru, mubigendera hejuru. Naho wampa icyuma kibapima nkagishyira hariya ku muryango, nkababwira ngo mwese musohoka mu kibapima, cyavuga kigasara. Muri bo abakristo virgule, babatutsi virgule, bavuye virgule, bakagenda bongeraho. Mwaretse tukaba abakristo virgule b'abanyarwanda point. Dahirye naryo bibaye ngombwa nakuraho b'abanyarwanda, kuko njya mbibwira abantu umunsi bazatubwira ngo abanyarwanda mwanjye abarundi, ngo abanyarwanda mwanjye abagande, mwanjye abatanzania, nzavuga ntoya, genda bo mu Kristo kireho akadomo, ibindi